nk'uko bisanzwe ntabwo tujya duhwema kubagezaho ibiganiro byiza bigiye bitandukanye biryoheye amatwi. N'uyu munsi rero tujye kuganira ku nkuru yabereye i Musanze mu minsi 3 ishize, aho bivugwa ko Bikira Mariya cyangwa se Mariya nyina wa Yesu cyangwa nyina wa Yezu yabonekeye abatuye i Musanze mu Byangabo ahitwa mu Rwinzovu. Bavuga ko muri icyo gihe abana barimo bakina, maze umwe arahamagara ababwira ati muze hano. Bakihagera yaberetse mu giti cyari hafi aho ngaho, maze aberekamo uwo Bikira Mariya. Mu gihe batari barimo kubibona neza, maze ahatera kabuye baza kuhabona neza, maze uwo Bikira Mariya baramubona. Nuko abo bana bakimubona rero baragenda babibwira abantu benshi, maze abantu barahurura baza kureba ibyo habereye aho hantu, abantu basaga 3,000. None natwe tweguye mikoro kugira ngo tubivugeho. Gusa mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi munyemerere twibande kuri ibi bikurikira. Ese kubonekirwa bibaho? Igitabo cya Bibiliya se cyaba kibivugaho iki? None se dutegereze iki? Ikaze muri kino kiganiro. Naho uyu muri kumva kuri izi mikoro ni Joseph Bugingo. Niba wumva wakunze iyi video, reba hano handitse ngo subscribe kuri iyi Bugingo Empire, maze ukandeho kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye Bugingo Empire ijye bategurira. Naho muri kino kiganiro uhawe ikaze. Gusa tugarutse inyuma yaho gatoya ku byabereye aho ngaho i Musanze mu Byangabo ahitwa mu Rwinzovu. Iyo uhageze uganira n'umuntu akakwereka ko ibintu byabaye ari bya nyabyo, kandi n'uwo Bikira Mariya ko yamwiboneye, niyo waba utemera ibi bintu byo kubonekerwa ukaba wenda kubyemera, ariko wahura n'undi muntu wamubaza ibyahabereye akakubwira ko atabizi, ko yewe ko nta nibyo yigeze abona, maze hanyuma y'ibyo byose bikagutera urujijo. Gusa niba mwararebye neza kuri izi video za YouTube, zarebwe cyane bitewe n'icyo gitangaza ngo cyabereye aho ngaho i Musanze. Abantu benshi kubera amatsiko yo gusobanukirwa ibyo bintu byabereye i Musanze, niba ari byo cyangwa se atari ibya nyabyo, bareba izi video kugira ngo basobanukirwe. Ariko se niki twakura muri kino kiganiro? Jye nkubwiye ko mfite amakuru ahagije cyangwa se amakuru ahamya ibi bintu byabereye aha ngaha i Musanze mu Rwinzovu mu Byangabo. Naba nkubeshye? None se kubonekerwa bibaho? Mu gusubiza iki kibazo tutagendeye ku byabereye aha ngaha i Musanze, nubwo nta makuru abyemeza dufite, turasanga kubonekerwa nta mwanya bigifite guhereye mu gihe cya Ellen G. White kugeza ubu ngubu. Iki kibazo ni cyiza kandi ni ingenzi cyane. None se Bibiliya ivuga iki ku bijyanye n'ibonekerwa mu minsi ya nyuma? Hazabaho ibimenyetso n'ibonekerwa, ariko si byose bizaba bivuye ku Mana. Yesu we yarabidutangarije muri Matayo 24:24. Haranditswe ngo kuko hazaduka biyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma, bakora ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye ku buryo bashobora kuyobya n'intore niba bishoboka. Ibi bisobanura ko ibonekerwa n'ibitangaza bishobora kubaho, ariko ntibivuze ko bishobora kuba bivuye ku Mana. Satani nawe ubwe ashobora kwiyoberanya nk'urumuri, nkuko tubisanga muri Bibiliya mu rwa 2 Abakorinto 11:14. Haranditse ngo kandi ntibitangaje kuko Satani nawe ubwe yiyoberanya nk'umumarayika w'umucyo. Bivuze ko n'ishusho nziza isa n'iyera nk'iya Bikira Mariya ishobora kuba iyo kuyobya abantu. Mu minsi ya nyuma hazabaho ibitangaza byo kuyobya abantu. Mu Byahishuwe 16:14 haravuga ngo imyuka y'abadayimoni ikora ibimenyetso ikajya kuyobya abantu n'abami b'isi yose. Ibi bitwereka ko ibimenyetso byinshi bizakoreshwa mu kuyobya abantu, ariko cyane cyane abadasobanukiwe n'ijambo. None se igihe cyiyerekwa kiracyariho? Niba cyararangiye se cyarangiye ryari? Gusobanukirwa ijambo kwerekwa muri Bibiliya. Muri Bibiliya ijambo kwerekwa cyangwa se vision byakoreshwaga mu gutanga ubutumwa bushya, kwerekana ubushake bw'Imana, gutegura ugukizwa binyuze muri Yesu Kristo. Turebeye mu Baheburayo igice cya 1 kugeza uwa 2, haranditswe ngo kera Imana yavuganiraga na ba sekuruza mu bahanuzi mu buryo bwinshi, ariko muri iyi minsi yavugiye mu mwana wayo Yesu Kristo. Ibi byerekana ko urujya Imana yavuganiragamo n'abantu bwahindutse.
Igihe cy'ibyerekwa se cyari kigamije iki? Intego y'ibyerekwa yari izi zikurikira: gutegura ukuza kwa Yesu, kwerekana Mesiya, gushyiraho itorero, kuzuza ibyanditswe byera ndetse n'ibindi. Bibiliya ivuga ko bizahagarara. Reba mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 8 kugeza umurongo wa 10 handitswe ngo ubuhanuzi buzarangira, indimi zizaceceka, ubumenyi buzashira, ariko ikintu gitunganye kigeze igice cy'igihe kizashira. Ikintu gitunganye ni iki? Ikintu gitunganye abigisha benshi ba Bibiliya bemera ko ari ibyanditswe byera byuzuye cyangwa se ubutumwa bwa Yesu Kristo bwujuje. Iyo Bibiliya imaze kuzuzwa ntihakenerwa ubundi butumwa bushya. Pawulo yerekanye ko ibyerekwa byari iby'igihe gito mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 14 umurongo 22. Indimi ni ikimenyetso ku batizera, si ku bizera. Iyo ubutumwa bumaze kwakirwa n'isi, ibimenyetso biracika. Yesu ntiyigeze asezeranya ko ibyerekwa bizakomeza iteka ryose. Yesu yaravuze ati muri Yohana igice cya 20 umurongo 29 haranditswe ngo hahirwa abemeye batabanje kubona. Kwizera nyakuri ni kushingira ku kubona, ahubwo gushingira ku kwizera ijambo. Pawulo yihanangirije ku byo kongera ubutumwa bushya. Abagalatiya igice cya 1 umurongo wa 8 handitswe ngo niyo umumarayika wo mu ijuru yaza akababwiriza ubutumwa bunyuranye n'ubwo nababwiye, ntimuzabyemere. Ibi bisenya igitekerezo cy'uko hari ubundi butumwa bushya buje binyuze mu kwerekwa. Bibiliya irahagije. Abagalatiya igice cya 1 umurongo wa 8 nk'uko bimaze gusobanuka neza nicyo kibisobanura neza. Bibiliya irahagije rwose. Mu kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16 umurongo wa 17 haranditswe ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bihagije cyangwa se bigamije guhamya umuntu w'Imana. None se Bibiliya yemera ibijyanye n'inzozi ndetse n'iyerekwa? Reba muri Yoweri igice cya 2 umurongo wa 28 haranditswe ngo abasaza banyu bazarota inzozi n'abasore banyu babona ibyerekwa. Ariko Bibiliya ikomeza itubwira iti, reba mu rwambere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 1 haranditswe ngo ntimwemerere buri mwuka wese, ahubwo mujye mugenzura imyuka yose maze murebe iva ku Mana. Icyo bivuze ni iki? Si buri bonekerwa ryose riva ku Mana rigomba kuba rigereranywa n'ijambo ry'Imana. None se Bibiliya ivuga iki kuri Mariya? Bibiliya yemera ko Mariya nk'umugore wahawe umugisha nk'uko biboneka muri Luka igice cya 1 umurongo wa 28, ariko ntibivuga ko azagaruka kubonekera abantu. Nta tegeko ryo gusenga Mariya cyangwa se kumushakira ibonekerwa rihari. Reba muri Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 5 hariho umuhuza umwe hagati y'Imana n'abantu, ariwe Yesu Kristo. Umwanzuro wa Bibiliya: mu minsi ya nyuma hazabaho ibimenyetso n'ibonekerwa, ariko ntibizaba byose bivuye ku Mana. Abakristo basabwa gukurikiza ijambo ry'Imana aho gukurikira ibonekerwa. None se iki gihe cyarangiye ryari? Mu nyigisho za Bibiliya igihe cy'ibyerekwa k'ubutumwa bushya cyararangiye, ariko se cyarangiye ryari? Iki gihe cyarangiye nyuma y'igihe gito intumwa zivuyeho, hafi mu mpera z'ikinyejana cya mbere, ubwo ibyanditswe byera byari bimaze kwandikwa no gusesengurwa no kuzura. Kuki hari abavuga ko bakibona ibyerekwa? Bibiliya irabiburira cyane muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 22 umurongo wa 23 haranditswe ngo benshi bazambwira bati Mwami, twahanuraga mu izina ryawe, nzababwire nti sinigeze kubamenya. Ibi bisobanura ko kuba kuyobya imitekerereze y'abantu cyangwa imyuka y'ikinyoma ishobora kubaho. Umwanzuro w'isomo ryacu: ibyerekwa byari ngombwa mu ntangiriro, byarangiye igihe Bibiliya yuzura. Uyu munsi Imana ivugira mu ijambo ryayo, si mu kwerekwa gusa. Zaburi y'119 umurongo w'105: ijambo ryawe ni itara ry'ibirenge byanjye. Turagushimiye wowe twabanye muri kino kiganiro, naho ngiye gukomeza kumva kuri izi mikoro
nitwe Joseph Bugingo, ndagushimiye naho ubutaha. Imana ikurinde. Ciao ciao, turabakunda.